Ndisheri wa Hugue ndakeka nta muntu utamuzi, ni umuhungu wahoze mu butinganyi. Reka nkubaze ko bajya bavuga ngo avance mu rukundo. Hugue yari yagerageza kugusaba avance byibura ngo ube wareba ko ari muzima cyangwa se ibyo binabikora. Nese urumva nabyanga kandi ari umusheri. Hagati yawe nawe ninde wasabye ndi rukundo? Ni njyewe. Wavuze ko mufite igikwe ryari? Kwa karindwi. Yes, reka nongere mbaye ikaze, reka mbashimire mvuge ngo mumeze mute bantu banje, nizere ko mumeze neza kandi n'ubuzima bukomeje kugenda neza. Reka ngusuze uherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'abari iyo ngiyo ibwota amasimbi aho dukunze kwita mu ntara ya gatandatu. Ndavuga ni intara y'abadiaspora, abanyarwanda muherereye aho muherereye mu bihugu byose bigiye bitandukanye, Australia, Aziya, Amerika ndetse na Amerika y'Epfo muri rusange. Mwese reka mbahe ikaze kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza mu buzima bwanyu mu byo muherereyemo. Nshobora kuba ndi gukora iki kiganiro utameze neza, urwaye, ariko wizere yuko uri buze komera neza kandi n'ubuzima bugende neza. Nitwa Emi Nyawe, ndi kumwe n'umukobwa mwiza, reka mu ikaze mu kiganiro. Ya murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza. Urakomeye mabuja? Meze neza ntari ndakomeye. Aho ukomeza nk'umuntu ufite isoni? Oya nta soni. Nta soni? Wapi kabisa. Urabizi se kuri mwiza base? Uri mwiza he? Ndabizi. Uri mwiza he? Buri muntu ku mubiri aba afite ahantu avuga ati man ahantu ndi mwiza. Nkuko nanjye mvuga ngo agapeke kanjye yo nagakubiseho fresh mba numva ari nibanga. Niba ahantu uri mwiza nibanga. Nibanga. Yes. Amazina witwa nde? Banyita Igihozo Sonia. Ndi umunyarwandakazi. W'icyuki. Uri umunyarwandakazi w'icyuki. Uri umunyarwanda ubahe uba hano mu Rwanda cyangwa? Oya ntago mba hano mu Rwanda. Niga mu Bubiligi ariko nararangije. Naje nanga mu Rwanda yo muri business y'ubucuruzi. Yego. Ariko niho famille yanjye ba papa na mama n'abavandimwe. Yego. Nzasubirayo. Zasubirayo. Yes, abantu bakuzi gute ko bakuzi hiki ku buryo bavuga ngo abantu impamvu nicanga aha niki ngiki? Okay. Abantu banziho ko ndisheri wa Hugue. Hugue. Abantu banziho ko ndisheri wa Hugue. Hugue uhe? Okay, Hugue ndakeka nta muntu utamuzi, ni umuhungu wahoze mu butinganyi. Ariko aza kubivamo. Okay, rero ubu ngubu nawe turi kumwe mu rukundo muri no minsi. Uri sheri wa Hugue? Yego. Haleluya. Uri sheri wa Hugue cyangwa ni ndimo ndarota ndi kurota? Ndi sheri we. Shushu be. Wa Hugue. Yes, rero mwabyiyumviye ndi kumwe na Sonia aka Shushu wa Hugue. Akanje kukwita izina kandi iryo zina ujye urigenderaho na Hugue uzamubwira ajya ari kwita. Ubu nimba uri sheri wa Hugue nene se nimba yitwaga Sonia wakwiswe Hugue? Kubera iki? Hugue. Reka ntago byavamo. Kubera iki? Ibyo ngibyo twabisize inyuma, turi mu yindi life itandukanye n'ubuzima yarabayemo. Ayo mazina rero tuyibagirwe. Yes. Umunete yibaza Hugue wamukunze ugendeye kuki? Hugue wamubonye he? Namukunze ngendeye kuki? Ari type yanjye nyine tu nitaye nkunda. Kandi ntago namukunze ngo nukubera biriya bintu je byanjemo mu mutima wanjye, numva binjemo, numva namukunda. Wumva wamukunda ubaka kanya kuvuga ngo wamukunda se? Hugue ari umutinganyi, Hugue yaryamanaga n'abahungu bahuje ibitsina, kuvuga ngo isukunda umuntu urabizi neza se ko yabivuyemo? Yabivuyemo ndabizi. Urabizi? Umutima wo gukunda Hugue waje gute? Nyine numvishe bindi moto. Uravuga ati reka nikundira icyaha. Numvishije bindimo. Ujya gukunda Hugue ninde wabwiye? Ninde wabanje kugisha inama? Nabwiye umushuti wanjye mwereka n'ifoto ya Hugue.
uwakumva ngo umukobwa wakunze umusore wari umutinganyi ntiyakumva ko ari ubusazi? oya njye nta kintu bimbwiye. urukundo ni iki? urukundo ni icyizere n'umutima. ni icyizere n'umutima. wumva ufitiye icyizere kingana gute Hugue? ndakimufitiye ko yakindemyemo. Hugue yandemyemo icyizere cyane. bituma namukunda tu. ubu se wumva ko ari umutinganyi none hari umutoto, wumva kuri iriya gahunda ari fresh? ujya ubitekereza cyangwa wakoze test medical? use iryo ni ibanga ryacu ryanjye nawe. ni ibanga ryawe. ni iki kikwemeza ko yavuyemo mu butinganyi nimba ari ibanga ryawe nawe? ni iki kibinyemeza? ukuntu anyitwaraho. ukuntu anyitwaraho. nyine akenshi na kenshi tuba turi kumwe. urumva atarabivamo sinabiyoberwa, ariko njye ndahamya neza ko yabivuyemo. ibyo birahagije. wenda reka nkubaze ko bajya bavuga ngo avance mu rukundo. Hugue yari yagerageza kugusaba avance byibura ngo ube wareba ko ari muzima, cyangwa se ibyo binabikora? wapi nabigusaba se uzabyemera? nzabyemera. nese urumva nabyanga kandi ari umusheri? urumva wabyanga kandi ari umusheri? ubu ni ukuvuga ngo Hugue akigusaba kuri avance uzamubwira ati mugabo nakunze ngwino ntaribi ntabirenze? ariko usibye ko turi gutegura ubukwe. ndakeka ahubwo ibyo ngibyo muzabimbaza nyuma y'ubukwe. usanze se kuri gahunda atari fresh wabigenza ute? ibyo byaba ari ibanga. erega hari ibintu umuntu aba yemerewe kuvuga. gusa nyine ibyo ni ibanga, mbabarira pe. ni ibanga. yes. mu muryango babyakiriye gute kuvuga ko wakunze Hugue kandi wenda bamwe na bamwe baramubaganaga ku mbuga nkoranyambaga yiyemerera ko ari umutinganyi? mu muryango baradushyigikiye cyane cyane, ariko cyane. mu nshuti zawe? n'inshuti zanjye bose barabyemera nta ribi. wumvaga ko Hugue yari kuva mu butinganyi? wapi ntago nabyemeraga cyane, ariko njye nabyimvagamo ko igihe kizagera tugakundana. kandi azabireka ko ntago nagiye mbona ubuhamya bw'abantu benshi bahoze ari abatinganyi nyuma bakaza kubivamo. bamwe bafite abagabo abandi bafite abagore. nawe uravuga ati nanjye reka nikundire Hugue. ni iki cyo ukunda kuri Hugue cy'umwihariko? buri kimwe cyose kimuriho. uzamwitegereze cyangwa ntabwo uramwitegereze. buri kimwe cyose kiwe ndagikunda. mba numva yansaba ikibizo. oya ntabyo yakora. ntabyo yakora. wumva ntabyo yakora. wowe Hugue ukimubona akiri muri uriya murimo cyangwa muri uriya mwanda w'ubutinganyi, wamutekerezaga gute? wumvaga ko ari mu ntoki? wumvaga ko abayeho gute? natekerezaga ko urumva barambwiye, bajyaga bambwira nyine kuko nakundaga kumukurikirana cyane. nakundaga kumukurikirana cyane. abashiti banjye nyine bakambwira ati baba bafite ngo inama, ngo nimba ari inama nimba ari amashyirahamwe baba barishyize hamwe. ubwo rero numvaga ko nyine ariho bakura amafaranga batunga. gusa nyine bakomeza kumuhangayikira cyane kuko n'ibintu byatumye mva mu Bubiligi nabyo birimo. njye naje nje kureba ukuntu abayeho. hagati yawe nawe ninde wasabye ndi urukundo? ni njyewe. harahiye hasi ko njye narabona icyana cyiza ko ngatarike mi naragupfiriye shushu be. warabimubwiye? wumvaga azagusubiza? wumvaga azagusubiza? nyine njye natekereje ko yambwira nabi akankatira, ariko muri njye mba ndi gushima n'Imana ko yanyemereye yabyemeye. ubwo se ikibazo nakubaza cy'amatsiko, wabimusabye gute? wamubwiye gute? wambabariye ko ari ibanga koko?
ibintu byawe ni ibanga wagira ngo ubitse amabanga y'isi. Gusa nyine twajyaga ducata kuri phone by WhatsApp tukanavugana kuri call. Ukumva aravuga umubwiye iby'urukundo. Nta mutima mubagira nkubwira ati yarambwiye nyine abanza kumbaza buri kimwe cyose. Ese bimeze bite, uracyari umukobwa, mu rugo ni hehe, ufite imyaka ingahe. Okay, nyine numva afite amatsiko yo kumenya cyane. Rero nkimara kubimubwira ntiyanazuyaje. Ese abyemera. Ntago yakwiriyeho nka akunda abakobwa bajya bijya ku bahungu. Bategereza ngo nzabanza njye mu butayu. Ntago yagiriye. Yesu akwemerera urukundo. Wavuze ko mufite igikwe ryari? Kwa karindwi. Mu kwa karindwi muraturana hasi. Gufite ubwoba? Ntabwo. Ntabwo. Gufite ubwoba? Oya ntabwo. Abantu ntabwo ujya umva abantu baguca intege mu rukundo rwanyu na Hugue? Ntibabura. Baba bakubwira ngo iki? Ntibabura. Uriya muhungu yitwara nk'abakobwa, buri kimwe kiba cyose aba yikora nk'abakobwa, ariko njyewe nzi ko bizashira kandi hari ibintu nyine mba mbona byagiye bihinduka. Ntabwo bikimeze nka mbere. Rero n'ubu ngubu gutya ameze, ejo bundi naba umupapa noneho Yohana muzajya mumureba mu muyoberwa. Wasanze ari icyo afite cy'umwihariko? Ntabwo nakivuga. Ijambo akunda kukubwira ni irihe? Sheri ndagukunda. Gutyo kandi sheri ndagukunda. Gute? Sheri ndagukunda. Shushu be. Ndagukunda. Ni wowe wasabye urukundo Hugue? Ni wowe uzajya gufata irembo? Oya. Ntuzabikora byose. Njyewe akazi nakoze ibyo namubwiye ntibyari bindimo mu mutima wanjye. Ntibyari bindimo. Kandi kuko yabyakiriye wazakora inshingano ze nk'umugabo. Nawe ukora izawe nk'umugore. Ibaze usanze kuri gahunda ya Girinka Munyarwanda wari wapi? Wamwigisha? Bigenda biza rega. Wamwigisha se? Bigenda biza. Nyine wamwigisha? Nibanga kwanza. Nubwa mbere ngoze ikiganiro kiremo ijambo ibanga. No kuvuga ngo kuva mu Bubiligi uteganya kuzamutwara mu Bubiligi? Yego. Mukajya kwirira isi? Ariko tuzagaruka. Muzagaruka. Nkubi ijambo wabwira Hugue aka kanya ni irihe? Ko mbese kazakurikirana iki kiganiro. Ijambo namubwira nuko agomba kuzirikana ko mukunda. Kandi ko ndi proud yiwe. Ikizaba cyose muri inyuma. Wamugiye imbere se? Oya hose ndahari. Imbere n'inyuma? Wumva ari nk'igiki, wumva ari nk'igiki Hugue yakora ukaba wamwanga? Icyo yakora nkaba namwanga no kubisubiramo. Ariko nawe yansezeranyije ko atazongera ko atanabirota. Uramutse ibice atazasubiramo ubutinganye. Uramutse uryamye mu gitondo uzi ko uri kumwe na Hugue mu nzu, ugasanga yagiye akaguhamagara akakubwira ati sinzongera kugaruka imbere yawe, nisubire muri bya bindi byagenda gute? Nasenga. Wasenga? Kandi wazamuka? Nasenga kandi Imana yamugarura. Yamugarura ko n'ubundi niyo yamuvanye aho yarari. Wabwira iki abantu bakibirimo biriya bintu? Nibatera ikirenge mu cya Hugue, nakundi nababwira. Hugue yabaye umusore mwiza, asigaye ari smart ahantu hose, akujya ubibona. Ntago mbizi. Arambara nk'abakapu kabona araberewe. Afite ngo yambara nk'abakapu. Byatari ukabona araberewe kandi. Yes, rero reka tuvuge ngo urukundo rwanyu rwogere kandi
mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubashyigikira mu byo murimo. Murakoze. Turakoze. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, nitwa Nyawe, nyarukira kuri Instagram yanjye following. Iryo zina ubona riri aho ngaho riri kuri iyo hashtag Nyawe 2020 niryo zina ryanjye, ubundi ugenda following, ubundi ubuzima bashe kugenda neza. Nimba ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, jya umpamagara kuri ya nimero n'ubundi usanzwe uduhamagaraho. Reka mbashimire, wakoze kubana nanjye. Nawe wakoze. Ubu nk'akazina ufite gashyashya ni akahe? Harya naryo yakubwiye? Oya, nyibwirira. Ubundi umugore afata izina ry'umugabo. Ubu witwa ngo iki? Wambara ukazabimubaza. Nazabimubaza. Oya, ubu none se yiga yakwitwa izina ry'umugabo? Ry'umugore? Wambara ko ukazabimubaza, mbabarira. Ubwo ni Ige, Sonia wa Ige. Madamu Ige. Ubwo bwose bitaraba official ariko Madamu Ige. Allo, Madamu Ige. Yes, rero Madamu Ige wakoze kubana natwe, kandi Imana ikomeze bashyigikire, mukomeze kugubwa neza. Save umurenge nicyo na soza mvuga, dusevinga abanyamurenge bamerewe nabi. Twisunge MC Nario nonde mukobwa bari gufatanya gushaka inkunga, ubundi gahunda zibasha kugenda neza. Nabonye bafite icyitwa GoFundMe yo gufasha abanyamurenge, mureke tubafashe kandi tubashyigikire, nzi ko ibintu bizagenda bimeze neza. Ntago bantumye ngo mbamamariza, ahubwo nuko binjemo nkavuga ngo twese nk'abanyarwanda tuzi ibyo jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 byadusigiye n'ibikomere byadusigiye. Mureke rero dusevinge n'abanyamurenge kugira ngo nabo n'abantu nk'abandi kandi bafite ubuzima nk'ubwabo. Murenge tubasevinge kandi tubashyigikire, nabo bongere kubona ubuzima, bongere kwishima nk'abandi bantu bose, kuko nabo bararemwe. Imana ikomeze kubana namwe, mwakoze cyane. I love you so much my people.